ngiye ariko kureka ibitabo bene data badafite, njye mu byo duhuje kugira ngo nerekane purugatori iri hehe, kugira ngo nerekane purugatori iri hehe muri ukuvuga Bibiliya. ibyo Ubundi ugiye iryo jambo, kuvuga muri Bibiliya yera birimo, nabo birimo. ibyo ngiye kuvuga tubisanga no muri Bibiliya yera ya bene data. Yego. Iyo tugeze nko mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 15, dusangamo purugatori. Ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 15. Mwumva ukuntu hameze. Amy Pro Universal Records. Amy Pro Universal Records. Inshuti bakunzi ba Amy Pro Media ndetse n'abakunzi ba Kiliziya muri rusange, abakristu n'abatari abakristu, abari mu Rwanda ndetse no muri diaspora, turabakiriye mu kiganiro cya none. Uyu munsi rero dufite umutumirwa udasanzwe. Impamvu adasanzwe ni ukubera ko hari n'ibibazo bidasanzwe bihari muri no minsi biri kuvuza induru muri Kiliziya Gatolika ikorera mu Rwanda. Ikorera mu Rwanda abenshi barabizi. Dufite hari umukristu w'umuririmbyikazi mugenzi wacu umaze iminsi nyine agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hari bimwe mu bijyanye n'amahame y'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika avuga ku buryo bushobora kuba budahuye n'uko Kiliziya Gatolika ibyemera kandi byigisha. Niyo mpamvu twabatumiriye umuntu, umusaseredoti ubihugukiwe nk'uko mwabidusabye mu biganiro nagiye nkora bitandukanye, kugira ngo adufashe kugenda dusobanukirwa bimwe muri ibyo ngibyo. Padi, turabakiriye. Murakoze cyane kuba munyakiriye kuri iyi channel ya YouTube yanyu, ndetse tukazashyira n'iki kiganiro ku yindi channel ya YouTube, ibanga ry'ukwemera. Ndabaramukije, Yezu Kristo akuzwe. Iteka ryose Padi. Mwatwibwira ku buryo burambuye, mwakwibwira abadukurikiye ku buryo burambuye mbere y'uko dutangira? Murakoze, nitwa Padiri Theophile Niyonsenga, ndi umusaseredoti wa Diyoseze ya Nyundo, nkaba ndi mu butumwa n'amasomo mu gihugu cya Espagne i Madrid. Nkaba ndi mu butumwa muri paruwasi n'undi musaseredoti, kandi nkaba nkomeza amasomo mu bijyanye n'ukwemera, guhugukirwa n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Padi, murakoze. Mbere y'uko yenda biratubigira, uratubwira uti umuntu igisekuru, umuntu akavuga ati nitwa kanaka wa kanaka, kanaka wa kanaka, ku buryo mbese avuga ibimuranga, abantu bakavuga ati turamumenye nibura aho gakeya. Ukwemera rero nako ni umubano usabaniramana, umubano wa muntu n'Imana, bishingiye ku buryo Imana yatwihishuriye, yatwigaragarije mu mwana wayo Yezu Kristo. Bityo rero uko kwemera kukajyana n'ibiranga uko kwemera. Hari ukwemera, hari uguhimbaza icyo wemera, hari no guhamya cyangwa se gushyira mu ngiro icyo wemera. Nk'uko umuntu avuga ati ngira anniversaire, navutse itariki n'iyi, icyo tukite wenda ukwemera. Ariko se iyo tariki wavutseho urayihimbaza, ubwo wenda uhimbaza birthday na anniversaire, none se urayihamya ugatumira inshuti. Ukwemera nako uwo mubano n'Imana turawuhimbaza kandi tukawuhamya mu ngiro, mu bikorwa byacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri make ukwemera ni ubusabaniramana. ni usabaniramana. Noneho ukwemera se, ko muvuga ukwemera Gatolika, ni ukuvuga ko habaho amoko y'ukwemera menshi? Ndavuze ngo hari ukwemera Gatolika, ubundi hari ibintu bine biranga Kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo. Gusa bisaba igihe kinini kugira ngo tubirambure, turebe aho bishingiye muri Bibiliya, mu byanditswe bitagatifu. Kiliziya irangwa n'ibintu bine, tujya tuvuga tuti ndemera Kiliziya imwe, ubumwe, ntagatifu, Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Ibyo bintu bine ni imwe kubera nyirayo Yezu Kristo wayishinze ari umwe, kandi abayirimo tukaba duhamagariwe kunga ubumwe. Ni ntagatifu kubera nyirayo
ari nyir'ubutagatifu tubisanga muri Izayi umutwe wa 6 umurongo wa 3, n'abayirimo tukaba duhamagariwe kwitagatifuza. Nanone ishingiye ku ntumwa, cyagiye Yesu Kristo yabwiye Petero ati Petero urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Yewe no muri Mariko umutwe wa 3 Yesu atora intumwa, bityo tukagenda duhererekanya kwa kwemera kumwe guturuka ku ntumwa zabanye na Yesu Kristo. Ngeze kuri gatolika rero. Gatolika bivuga, ubundi ntabwo ari gaturika, ni gatolika, katolike. Gatolika ni noneho babandi ukuvuga bajya batwita abanyagatulika baba bari kudutuka. ntabwo badutuka, nyine ni ukubera izo ndimi tudahugukiwe cyane, twumva icyo bashatse kuvuga, ariko ubundi twagumye kuvuga tuti turi abakristo gatolika, turi abakristo gatolika, ntabwo turi abakristo gaturika. Gatolika, katolike. Katolike bivuga ikintu gifite umurongo, gisobanutse, mbese kitarimo confusion, kitavangavanze, kandi kigenewe bose. Niyo mpamvu umuntu no mu mvugo isanzwe muravuga ati ibyo ukoze ntabwo ari katolike, ibyo ukoze ntabwo bisobanutse, ntabwo bifite umurongo, ntibifite icyerekezo, kandi biteye isoni, ntibigenewe bose. Katolike ni ukuvuga ngo ikintu gifite umurongo, ni adjective, ni ikinyazina gifite umurongo usobanutse kandi kigenewe bose, ntaba hejuru kereka uwakwiheza. mbese padi ni ukuvuga ko umurokore, umuprotesta aramutse akoze ikintu gifite umurongo gisobanutse kandi kigenewe bose, yahita aba umukatolike. Aba ari katolike rwose, mu buryo, muri sense large, mbese mu buryo bwaguye, kubera ko nta nubwo navuga wenda uwo muri iri dini gusa, n'utemera ku buryo bugaragara, n'utemera ku buryo bugaragara, wenda avuga ati njye sinemera n'Imana, burya aba afite ingemwe muri we za jambo w'Imana, kuko nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro, aho nyine bisaba umuntu usoma Bibiliya ngo yewe no kwa Yohani, mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 1, ngo mu ntangiriro jambo yariho, kandi ijambo yabanaga n'Imana, kandi ijambo akaba Imana, ngo nta na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Iryo jambo uhoraho yaremesheje byose niwe jambo w'Imana, niwe waje kwigira umuntu. Bityo rero buri wese waremwe yitwa ishusho y'Imana, yitwa umuntu, yifitemo ingemwe za jambo w'Imana, bityo udukorwa twiza yakora abahamya Kristo nubwo yaba atamuzi. Natanga nk'urugero, Imana nahoze mvuga Izayi umutwe wa 6 umurongo wa 3, niwe nyir'ubutagatifu, ikaba n'isoko y'ubutungane. Ubwo ndimo kuvuga mu mirongo ya Bibiliya aho biboneka. Icyiza nakora ntabwo ari njye soko y'ineza, soko y'icyiza, mbese aba ari nk'agashashi mvomye kuri nyir'ubutagatifu, nyir'ineza, bityo ukora icyiza wese burya abahamya Imana. Nibyo Yesu Kristo yavuze ati erega utaturwanya bari kumwe natwe. Ubwo rero nukora ibyiza kandi byamurikira abandi, aba ari katolike. Abari katolika ni ukuvuga bano biyita ngo abaporo, ngo abadive, ngo abaki bose n'abayisilamu, ni ukuvuga nabo, kuko nabo nzi ko bajyamo abakora ibintu byiza kandi biri ku murongo kandi bigenewe bose. Ni abakatolike batazi ko ari bo. Ni abakatolike wenda badahimbaza, navuze ko kwemera kujyana, urebye n'ibintu bine, hari kuvuga ngo ndemera, ndahimbaza icyo nemera. Guhimbaza ni celebre, tujya tuvuga nka abajene bati turaserebura, uyu munsi ni uguserebura. Hari kuvuga uti ndemera, hari uguhimbaza icyo wemera, hari guhamya, kuviva, kuba mu buzima bwa buri munsi icyo wemera, ariko nanone hari no gusenga biturutse mu buryo wemera. Niyo mpamvu nka gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ifite ibyo bice bine. Ukwemera, twemera iki, duhimbaza gute icyo twemera, noneho tugihamya gute mu myitwarire no mu buzima bya buri munsi, icyo twemera kandi tukagihimbaza kandi kikayobora ubuzima bwa buri munsi, kiduha umurongo wuhe wo gusenga. Ni nk'uko navuga ngo ndi umupapa, ndi umumama, ndabyitwararika, birandanga no mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nkabigaragaza mu bana banjye no mu baturanyi, kandi ku buryo n'abandi mbereka ubwo bubyeyi bwanjye mu buryo mvaho. Adi, urakoze cyane kuri introduction nziza uduhaye ijyanye n'ukwemera.
ukwemera abantu benshi ntabwo baba bazi ibyo ari byo, bapfa kumva nyine ari ukwemera akavuga ngo ndemera, atazi n'icyo bivuze nyine ari ukugendera mu kigare. Ariko nkanjye ubwo nanjye hari utwo ntumvaga numvise nsobanukiwe, ubwo mpagarariye n'abandi banyantege nke bagenzi banjye nibo bagize icyo twese turi bavuga. abanyantege nke, kandi uburyo ukwemera ni uguhora umuntu akwibuganizamo. nta wavuga ngo nageze ku iherezo ry'ukwemera kereka abatagatifu. Padi, mbere twese hari ibintu twese tuba byinshi dushaka. nzakubaza. Njye ndifuza ko mbere y'uko tugiye guhita tujya kuri wa mudamu Bibiane, wa muririmbyikazi, hari ibintu nzagenda nkubaza byinshi biri seriye, ukadutandukanyiriza ukwemera. Mwebwe muba mu buzima nyine bwo kwiha Imana, muba mumeze nk'abibereye mu ijoro, ariko twebwe tuba kuri tere. Hari nk'ibintu abantu babibaza, ukwemera n'ubwenge bihuriye he, ikorana gute? Mwene ibyo bintu byose tuzagenda, nubyemera tuzakora ibiganiro byinshi kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa. Noneho reka tujye kuri wa tuzafatanya, kandi nawe hari byinshi uzanyungura nk'umukristo. eh, twese twungurane, kuko byanditswe bitagatifu no ku nyigisho z'uruhererekane rwa Kiliziya Gatolika, ndetse no ku buzima bwa buri munsi, kuko nabwo baratwigisha, baratwibukira. yego rwose. Noneho Padi, umudamu w'umuririmbyikazi Gatolika w'umunyarwanda wo mu Rwanda witwa Bibiane, waba warigeze umwumvaho se? Uranarimvuze? Hari amakuru bifiteho? Ngewe ntago muzi, ariko nk'iyo wenda ndi mu rugendo, kubera nkunda indirimbo gatolika, yewe n'izindi ndirimbo zamfasha mu kwemera, umuntu yakuramo inyigisho mu yandi matorero, ndazumva, wenda si nite cyane kumenya ngo ni izande. Namumenye hashize agahe gato, ubwo twavuganaga, njye nawe twavuganaga, bitewe n'uburyo umuntu yari aduhuje, numvaho ikiganiro kimwe, ariko ntabwo nari muzi, ndakeka ko n'abatanzi. Padi nyine yahoze ari umukristukazi mugenzi wacu nkatwe, tumeze nk'aho ibintu byinshi tubyumva kimwe bijyanye n'ukwemera kwacu, ariko muri ino minsi hari nk'ingingo 5 nako ndabona izo ndi kubona nko ku Nyarwanda, ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyitwa Inyarwanda, cyabikuye mu madisikuru yagiye akorera ku ma YouTube channels atandukanye. Hari ibintu atemera, harimo gusabira roho zo muri purigatori, abatagatifu nabo ntago abemera, akamaro ka Bikira Mariya kumwiyambaza ntago abyemera, na batisimu y'impinja. Niba sinzi n'ibyo wumvise, niba ari ibi yavugaga cyangwa niba ari ibindi. Numvise aho duke, numva kubera n'akazi kenshi n'ubutumwa bwinshi umuntu agira, numva avuze ku bijyanye na batisimu y'impinja, hari no gusabira abapfuye. Ntabwo ikiganiro nakirangije. Iyo mbere y'uko tuyenda tuvuga kuri buri kimwe ku kindi, iyo umuntu wari umukristu kazi cyangwa umukristu nyine mugenzi wacu abivuyemo, ntitwongere kubyumva kimwe, Kiliziya mumufata gute? Kiliziya ni umubyeyi, ntabwo imuca, ntabwo imutuka, ntabwo imuvuma. Kiliziya ntivuma, itanga umugisha, ahubwo Kiliziya iramusabira, kandi igahora imeze nk'umubyeyi urambuye amaboko, ategereje ko umwana wayo yagaruka, ikamuhobera, ikamwakira. Mujya mubona iyo twakiriye Bikiramana, aho gusanga babyungukiyemo kuruta abakristu basanzwe bagerageza kugenda neza. Ugasanga abantu baretse umubyizi wabo, utavuga nko ku mibyizi, dukunze kubakira ku mibyizi. Ugasanga korari zabukereye, abari kujya kwicira inshuro no gushaka imibereho, uwo mubyizi barawuretse, bati tuze kuririmbira Bikiramana, tubafashe gusenga, tubafashe guharikira Imana. Na Kiliziya rero ni umubyeyi, ihora itegereje abana bayo, kandi Yezu yarabivuze muri Yohani umutwe wa 17, ati si bo bonyine nsabira, ndasabira abazanyemera babikesha kwemera izina ryanjye. Ati hari n'izindi ntama zitari mu rwuri. Na Yohani umutwe wa 10, ati hari n'izindi ntama zitari mu rwuri, nazo nzakora ku buryo nzizana, kugira ngo habe umushumba umwe n'urwuri rumwe. Aho hantu harakomeye. Yezu Kristo ntabwo asabira gusa intama ziri mu rwuri, n'izindi zitari mu rwuri arazisabira. None se Padi, uvuze ikintu cyiza cyane, Kiliziya ni umubyeyi,
nyine ntago imujugunya, ahubwo yanagarutse irabyishimira, abantu bamwe bakareka n'ibyo bari bagiyemo bakaza guhimbaza kugaruka kwe. none ko ubwo ngubwo ngiye kukubwira ikintu yenda cyabaye, insida yabaye, ubihuze n'ibyo wari umbwiye. nk'ubwo hari inkuru, hari undi musaseridoti twakoranye ikiganiro witwa Rushigajiki Jean Pierre, ambwira ko indirimbo z'uwo muririmbyikazi bazihagaritse kuri Pacis TV no kuri Radio Maria Rwanda. none se ubwo gutyo, ubwo kiyo attitude Kiliziya yagize ubwo ni y'ububyeyi? ntago ndinjira mu kumenya niba barazihagaritse cyangwa batarazihagaritse, dore ko n'indirimbo ze z'uwo mubyeyi ntazizi, ntago nzizi. wenda nshobora kuba nazumvise kumwe umuntu umva nk'indirimbo za korali, ntazi ngo iyahimbwe nande. Murazi ko hari n'indirimbo turirimba cyangwa se tukumva korali yaraziririmbye akazishyira kuri YouTube, tuti ni korali kanaka, ariko tutazi ngo uyu muzika ni nde bashyize ku manota, ese texte amagambo ni ayande, umuzika ni uwande, twe tukiririmbira twitagatifuza. ariko Kiliziya niba ibuze iti izi zaba zihagaze wenda kubera impamvu runaka, ntabwo iba ihagaritse umuntu, kuko hari igihe dukunze kwitiranya ikintu cy'umuntu n'umuntu. aho biratandukanye. ushobora kuvuga uti kubera impamvu runaka mu gihe runaka iki kiba gihagaze, ariko ntabwo Kiliziya ijya iheza umuntu ngo imuhagarike. umuntu niwe wakwiheza, ariko Kiliziya ntabwo iheza umuntu. Okay, akunda kumvise, ni ukuvuga we mwaheje indirimbo ze, ntabwo we mwamuheje. navuze ko ntabwo ndimo kubyemeza, kuko ntabwo nasomye iryo tangazo. aya makuru hari undi nyamenyeye hano. musaseridoti wabivuze, Piero yavuze ko bazihagaritse, hari umusenyeri ubishinzwe ubifite mu nshingano ze bayazihagaritse, kuko nta nubwo bakizicuranga. ikindi kandi hari n'izindi ndirimbo ziryoheye amatwi nziza rwose, Kiliziya yagiye ihagarika. hari nk'iyo nibuka nanakundaga cyane kubera melodi, ijwi, uburyo iririmbitse neza, ariko wakurikira teoloji yayo, nubwo wazumva mu modoka, muri kwasiteri, mu rugendo. murazi ko hari indirimbo zituryohera amatwi wumva mu rugendo, mu bitaramo n'ahandi, ariko utazishyira muri liturujia, kuko abakristo gatolika bazi gutandukanya ibyo bintu bibiri. nk'iyo ndirimbo ntabwo nzi uwayihimbye, ngiye gusa n'uyivuga ngo mbega ibyishimo byanjye, mbega ibyishimo byanjye. ntabwo nyibuka neza, niba ndangije uyu mwaka nkireba iyi si, hari benshi babuze ubugingo. urumva nk'iyo ndirimbo iririmbitse neza, ariko ubundi ntabwo uwapfuye ari igihano. uvuze uti hari benshi bambuwe ubugingo, wagira ngo Imana itwambura ubugingo kandi buduha. muri Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 10 agira ati, naje kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. niba rero umuntu aririmbye ati njye ndangije uyu mwaka ndacyahumeka, akenshi twagiye twinjirirwa n'amasengesho afite irangi ry'ahandi, singiye kuvuga ngo ryaheye, afite irangi ry'ahandi, ku buryo umuntu asenga ati, Uwiteka Mana ndagushimira ko njye ndamutse mpumeka. hari benshi bageze ahacecekerwa batagihumeka, ariko njye ndagushimira kuko njye nkiri muzima. wagira ngo uwapfuye ni igihano, kandi harimo abapfuye bageze mu ijuru. ukagira ngo ni igihano. ku buryo ushobora kugira ngo ni igihano, cyangwa se tugasenga tumeze nk'abarimo kwereka Imana imihigo, ko ari twe twesheje imihigo. urugero, Uwiteka Mana ndagushimira ko njye ndiye nkaba mpembutse. hari abarimo guhonyoka n'inzara hariya mu mihanda, ariko njye ndariye ndatamiye rwose, singizwa dawe. iryo nta sengesho ririmo. wagira ngo uwo wishwe n'inzara, uwo utabonye icyo kurya, wagira ngo Imana yamuhannye, wagira ngo iramwanga, wowe ikabikunda kumuruta. ayo masengesho rero nubwo aryoheye amatwi, ndetse wumva harimo poezi, harimo n'imizikarite, ariko tugomba gushishoza. hari n'indirimbo nziza zaririmbwa gutya, ariko zidafite inyigisho za Kiliziya Gatolika kandi ziguye n'ibyanditswe bitagatifu,
n'inyigisho no kwemera bya kiliziya. Ngerageje kubisubiza muri rusange. Gutyo ni muri rusange ubwo gutyo byo birumvikana, hari n'izindi zafatirwamo nyinshi cyane. Nyinshi, niyo mpamvu muri buri diyoseze haba komisiyo ya liturujia igerageza gusansira, no kuvuga kurobanura indirimbo zajya muri liturujia, ndavuga muri liturujia y'amasakaramentu ya misa, n'indirimbo umuntu yareka twita z'Imana zikaririmbirwa hanze, abantu bakitaramira, ariko twagera mu bintu biri seriye byo kwemera, byo guhimbaza ukwemera, aho ngaho umuntu akavuga ati oya, no kwitonda. Hari nk'ukuntu tujya turirimba, ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mutwe, ukaba wagira ngo Yezu Kristo muzima muri Ukarisitiya ahagazemo n'ibirenge, nk'uko umuntu bihagarara mu ngorofani cyangwa agahagarara mu ikamyo. Aho rero biba bisaba kugira ngo witonde. Tuziririmbe hanze, twibyinire, ducinye akadiho, ariko tumenye gutandukanya ibintu, kuko nta gupfa kuvangavanga. Nahoze mvuga ni Kiliziya ni Gatolika. Padiri, iki kiganiro kiri kugenda kindyohera. Noneho kuri Bibiane, uno munsi ndashaka kukubaza, ni ibintu byinshi atemera, reka tujye tuvuga kimwe kimwe bitazacanga abantu. Ikintu kijyanye na purigatori ndetse n'abatagatifu, ubundi we ukuntu abisobanura, njye nakurikiye ibiganiro agenda akora, nanjye ubwanjye aricyo twakoranye, we ikintu kitari muri Bibiliya ntago acyemera. Ubwo kandi ahagarariye n'abandi bantu benshi, ahubwo Padiri burangiye Bibiane ndaza no kumushimira, kuko niwe muntu wa mbere utinyutse muri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ashyira ibintu hanze. Buriya hari abandi bajya bagenda nyine bicanga kubera kutabisobanukirwa, bagahita bigendera, cyangwa bagafata ibindi byemezo yenda runaka bizabagiraho ingaruka no kuri roho zabo cyangwa n'iz'abandi. Ariko we nibura yarabivuze, abishyira hanze. Intege nkibwira iki? Kuko impamvu atemera bino bintu ni ukuvuga ikintu kitari muri Bibiliya ntago acyemera. We kandi iyo myumvire nabonye ayihuje n'abandi bantu bo mu madini runaka yandi atari katolike ariko ntago ari idini. Nubwo abantu benshi ariko bakeneye no gusobanukirwa itandukaniro hagati y'amadini na Kiliziya Gatolika. N'uhita unabihuza unamusobanurira amasaha n'amasaha. Reka tuzajya dukora wenda utuganiro duto kandi ntabwo nzakoresha langaje ya teoloji ihanitse, nubwo ariyo niga ibijyanye n'amahame y'ukwemera, ariko nibura mu buryo bworoshye nanjye nabasha kumva n'undi. Zo mu purigatori nizo zijya zivuna abantu mu mutwe. Wenda reka mpera aho ngaho, ariko muze no ku batagatifu, dore biri muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48. Ndajya mvuga umurongo wa Bibiliya, ubwo ntangiye kuvuga abatagatifu. Umuhamagaro twese dusangiye, twese umuhamagaro dusangiye. Uwaremwe wese yitwa umuntu akaremwa mu ishusho y'Imana, afite umuhamagaro, vocation, wo guharanira ubutungane nk'uko Data wo mu ijuru, umuremyi, se w'umwami wacu Yezu Kristo ari intungane. Biri muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48. Mwebweho muzabe intungane kuko so wo mu ijuru ari intungane. Umuntu yaba uwihaye Imana, yaba umwepiskopi, kuko burya na papa n'umwepiskopi, yaba umudiyakoni, yaba umupadiri, yaba umurayiki, umukristo usanzwe wabatijwe, yaba uwo mu rindi dini, mu rindi torero, twese duhamagariwe guharanira ubutungane nk'uko Data wo mu ijuru atunganye. Uyu murongo nzawifashisha, biri muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48, aho nzavuga ku batagatifu. Duhamagariwe twese ubutagatifu, ubutungane ni ubutagatifu. Yewe niyo tugiye mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 19 yimuka Misiri, naho dusangamo uwo muhamagaro, kandi ubwo mu yimuka Misiri mu isezerano rya kera dusangamo uwo muhamagaro. Ahubwo biratangaje aho Uhoraho yagiye yibutsa kenshi abe umuhamagaro basangiye abantu
umuhamagaro basangiye wo kuba intungane. Mm. iyimuka Misiri umutwe wa 19, duhere ku murongo wa 4 Mm. dukomeze wenda tugere ku wa 5. iyimuka Yego. Misiri 19 umurongo wa 4 kugera ku wa 5. Mm. wenda uzumva iki kiganiro nyuma ashobora kuzafata Bibiliya yakoresha, yaba Bibiliya ntagatifu, yaba Bibiliya yera, akabyisomera. Mm. uhoraho ati, mwiboneye ubwanyu ibyo nakoreye Misiri n'ukuntu mwebwe n'abahetse nk'uko kagoma ni igisiga, nk'uko kagoma iguruka ihetse abana bayo, maze nkabazana mbiyegereza. Mwiboneye ibyo nakoze nkabiyegereza. None rero nimwumva ibyo mbabwira, muzaba abanjye bwite mu miryango yose, Mm. nubwo isi yose ari iyanjye. Ariko mwebwe muzambera urugaga rw'intore zincengerera n'umuryango mutagatifu. Ikintu kirakomeye. Muzambera urugaga rw'intore zincengerera, gushengerera Imana imbona nkubone, kandi mumbere umuryango mutagatifu. Hehe, ngo turimo kumva abatagatifu aba ari bo abashengerera Nyagasani imbona nkubone. Nk'uko Pawulo abivuga, ndaza kuhababwira ngo uko turamera ntibirigaragaza, ariko nibyigaragaza tuzaba tureba Nyagasani nk'uko ari by'ukuri. Mm. Nk'uko ari by'ukuri. Noneho ngiye kuvuga gato kuri purgatori. Mm. Mbere y'uko mvuga kuri purgatori, nta kintu Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha kitanditse muri Bibiliya ku buryo bw'ako kanya direkite, cyangwa ku buryo busaba gusobanukirwa Bibiliya, nanjye kuvuga ngo ku buryo bw'enga cyangwa se uburyo bwishe, ariko busaba gusobanukirwa na Bibiliya. Icyo kintu bibe nka premise duhereyeho. Nta kintu na kimwe Bibiliya nako Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha kitanditse muri Bibiliya ku buryo bw'ako kanya buri wese asoma agahita abubona, cyangwa ku buryo buhishe busaba kwiga Bibiliya. Nk'iyo Yohani umutwe wa 21, ariko ibi ndabisobanura kuri bose, ntabwo ndasubiza uwo mubyeyi, ndabivuga nk'uko umuntu atanga inyigisho muri Kiliziya, kuko ntabwo byaba bikwiye bijyanye na purgatori no gusabira abapfuye. Twahoze tuvuga tuti twese twaremewe ubutagatifu, umuntu wese we kumenya Imana, gukunda Imana no kwikorera mu bavandimwe. Tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 26 kugera ku wa 27, uburyo twaremwe mu ishusho y'Imana. Ubwo butungane uburyo tugenda tubwuzuza, ariko ntabwo ari byo nshaka gutindaho uburyo twuzuza ubutungane twaremanywe, ahubwo ndagira ngo njye ku ngingo nyirizina ya purgatori, gusabira roho zo mu purgatori, gusabira abapfuye. Ese bimaze iki? Biri he muri Bibiliya? Yego. Nagira ngo mvuge nti iki kiganiro cyagirira akamaro benshi, kuko ntikigamije guhindura umuntu ngo kimugire umukristo gatolika atabishaka, ahubwo kigamije kugira ngo ari twebwe abakristo gatolika dusobanukirwe, ari n'abandi bemerera ahandi bamenye bati bariya abakristo gatolika bemera iki kubera iyi mpamvu. Burya umuntu wenda uciriritse mu myumvire niwe udashaka kwiga no kumenya, naho umuntu w'umuhanga aravuga ati nubwo uriya ntatuye aho atuye, ntemera ibyo yemera, ariko iyo mbimenye bituma mwubaha. Ni nk'uko umuntu yakugenderera ukaba uzi uti arya iki, anywa iki, ukamwakiriza icyo akunda, icyo ashoboye, ukamurinda icyo atemera, icyo adafata. Hari yewe n'uwo bakura ku kintu runaka kubera uburwayi. Kumenyana bituma twubahana kandi bigatuma tunuzuzanya. Iyo menye ngo kanaka ashoboye iki, akunda iki, niho namwiyambaza kuko mba muzi. Kumenya burya nabyo ni impano y'Imana, kujijuka, kujijurana no kwemera kwiga. Nahoze mvuga nti ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha byanditse muri Bibiliya ku buryo bw'ako kanya buhita bugaragarira buri wese. Hakaba n'ibindi byanditse ku buryo busaba kwiga Bibiliya, kwicukumbura no kuyisesengura, ariko byanditse. Bimwe muri ibyo tugiye kubireba nka purgatori. Hari ndetse nka Yohani Intumwa mu mutwe wa 21 yaravuze ku murongo wa 25 ati hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, babyanditse bakabirondora byose,
ngira ngo ibitabo byakwandikwaho ntibyakwirwa kuri iyi si yose. Hano ndasomye Padi aho hantu hasubiremo neza, kubera ko ndi kuganira na Bibiane ndetse hari n'umunyamakuru witwa Plaisir kuri YouTube channel yitwa Zaburi Nshya. Yanteye iyo ngingo ndayibura, donc bo bemera ibintu ibitari muri Bible ntago babyemera, ahubwo ako kantu iyo verse yisubiremo neza bayumve nanjye nyifate mu mutwe izambera intwaro. n'uwakoresha Bibiliya yera kuko nk'isezerano rishya turarihuje. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 21 umurongo wa 25 yabisangamo. Hari n'ibindi bintu byinshi Yezu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwaho ntibyakwirwa kuri iyi si yose. Yezu akomeje gukora, kandi iyi Bibiliya dufite mu nyandiko yabanje guhererekanywa mu mvugo, mu magambo, ku buryo banditse iby'ingenzi, ariko ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha byose byanditse muri Bibiliya ku buryo bw'ako kanya direct bugaragarira buri wese, cyangwa ku buryo bw'amarenga ariko bisaba gucukumbura Bibiliya. Ikindi kandi hari n'uburyo Kiliziya itangaza inyigisho zishingiye kuri Bibiliya. Bamwe bati ibi ni bishya, kuki bitahozeho, bimeze bite? Kiliziya irakura nk'uko abantu dukura. Ngiye kubasomera n'ubundi ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Imana muri make yaratwihishuriye muri Yezu Kristo, byararangiye. Ariko hari abavuga bati none se hari irindi hishurwa, hari ukundi kwigaragaza kw'Imana? Oya, ntako. Yezu Kristo niwe w'ibanze akaba n'uw'imperuka. Mu yandi magambo, nta wundi n'umwe Imana izatuma yariyiziye ubwayo mu mwana wayo Yezu Kristo. Aho ngaho se ko hari abantu bajya babonekerwa, hari abantu Yezu ajya abonekera. Icyo ni cyiza cyane. Kandi uravuze ngo yaje rimwe ngo ntazagaruka. Ubonekewe n'ubundi azashimangira Yezu ati ashaka iki? Amategeko y'Imana, ibyanditswe bitagatifu. Ntabwo azavuga ngo hari undi usumba Yezu Imana data izatuma, hari Yezu wenda ni mugufi, hari undi uzaza amusumba. Amabonekerwa azashimangira n'ubundi byanditswe bitagatifu. Niyo mpamvu amabonekerwa atazana ingingo nshya z'ukwemera, icyo twita dogme de foi, ahubwo azashimangira ibyanditswe bitagatifu, ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha. Ariko rero ntavuze mu magambo gusa, reka mbisome kugira ngo tutagira wenda teoloji ihanitse cyane, ahubwo mbishyire muri Bibiliya abakristo twese duhuriyeho. Nari mvuze ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo, ari nayo y'imperuka, akano karakomeye, muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka, yatubwirishije umwana wayo, ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera. Umwana uwo Yezu Kristo niwe buranga bw'ikuzo ry'Imana n'ishusho rya kamere yayo, ni nawe kandi uhagaritse byose kubw'ububasha bw'ijambo rye. Kangarukiriza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo Imana yaravuze ikoresheje Musa, ikoresheje abahanuzi. Tujya tuvuga ngo Imana ya Aburahamu, ya Isaac na Yakobo, ariko udashyizeho ko ari Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo, uba uvuze Imana ituzuye. Ni nk'uko tukiri abana twabaga tuzi ngo 5 gukuramo 10 ni kangahe? Ni ntibishoboka. Ndetse icyo gihe twe twakoreshaga imbaho tugakubita ku itama 10 ku 10 ko twabyujuje, tutari tuzi ko munsi ya 0 hari indi mibare harimo zakuramo. Ariko Imana kubera ari umuhanga n'umurezi, igenda itwara abantu bayo ku gatambwe buhoro buhoro, ku buryo yabagejeje ku gasongero ko kwigaragaza muri Yezu Kristo. Niyo mpamvu isezerano rya kera ryumvikana muri Yezu Kristo. Hari usoma isezerano rya kera gusa akagumaho, yagumaho ngaho, ahubwo ugasanga arajijwe kubera ko atamenye ko ryujurijwe muri Yezu Kristo. Ngiye ku ngingo nyirizina rero, kuvuga ngo Yezu Kristo niwe w'imperuka. Iyo tuvuze ngo turi mu bihe by'imperuka, ntabwo duhera kuri aksida zabaye,
ku mitingito y'isi, ku ntambara zavugwa hirya no hino, tuba tuvuga ngo turi mu bihe by'imperuka, nta wundi uzaza, nta wundi Imana Data izatuma, ifite umwana umwe w'ikinege ni Yezu Kristo, nta wundi usumba Yezu Kristo. Kandi turabivuga buri gihe mu ndangakwemera ngo ni wowe wenyine utunganye, ni wowe usumba byose Yezu Kristo. Biri muri Luka umutwe wa mbere. ako kantu k'imperuka urakoze kukasobanura, nanjye sinakumvaga neza. Urumva abantu bahora bavuga ngo imperuka, urumva igihe byandikiwe bari bari mu mperuka, n'ubu bakomeza bavuga imperuka. Voilà. Abantu benshi imperuka bahita bumva ko hari Imana izaza igahombora nk'abantu nk'umutingito. Turi mu bihe by'imperuka kubera ko nta wundi uheruka w'Imana waje, ni Imana yiyiziye muri Yezu Kristo. Erega no muri Yohani hari umurongo bene data bakunda cyane. Kwa Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 15 kugera ku wa 18 ngo Uwiteka yakunze abe bari munsi cyane kugeza aho ibohereje umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemere wese atarimbuka ahubwo amukesha ubugingo bw'iteka. No kuvuga ngo uw'imperuka ni Yezu Kristo, nawe arabivuga ngo ni njye uw'ibanze n'uw'imperuka, Alpha na Omega. Yewe no kwa Evangelika umutwe wa mbere, igihe Marayika Gaburiyeli yaratumwe ku mukobwa w'isugi Mariya, yaramubwiye ngo ugiye kubyara azitwa mwene nyir'ijuru, ingoma yizahoraho iteka. No kuvuga ngo niwe w'ikirenga. Luka umutwe wa mbere wose ubusomye ubisangamo. Kugira ngo ntatinda muri byinshi, ngiye kuri purgatori. Purgatori guteza ibibazo bikomeye cyane. Ngiye kuvuga ibitabo bamwe muri bene data badafite, kuko muri Kiliziya Gatolika dufite Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, ariko bene data ba Protestani Bibiliya yawo igizwe n'ibitabo 46. Isezerano rishya bo ni bikeya, wenda nihaboneka umwanya tuzasobanura impamvu yabyo. Isezerano rishya byose turihuriyeho ibitabo 27, naho isezerano rya kera hari ibyo dufite badafite, ariko byose byaturutse mu mateka y'umuryango w'Imana, mu buhungiro bagiye bagira. Nk'uko urugero, niba duhunze wenda turi Abanyarwanda, bamwe bagahungira muri Tanzania, abandi wenda muri Congo, tugiye turi umuryango umwe, so kuvuga ngo Imana irajyana n'igice kimwe ngo abandi ibareke. Niyo mpamvu iyo Mana hari abo yihishuriye mu buhungiro ijya mu bunyago hamwe, abandi irabihishurira bahungutse, bahuza ibyo bitabo kuko ni umuryango umwe w'Imana. Bene data bamwe barabyanze bati twe turemera abahunze ari benshi ko aribo bajyanye n'Imana, ibitabo byabo nibyo biremerwa, naho abandi bake ntiturabyemera. Avec raison Kiliziya iti no, bose bagiye ari umuryango w'Imana, kandi Imana ntabwo ifite preference ngo aba ndagendana nabo abandi mbikorere. Tugende noneho kuri roho zo mu purgatori, igitabo cya kabiri cy'Abamakabe umutwe wa 12, duhere ku murongo wa 39 tugere ku wa 40 n'uwagera ku wa 45. Igitabo cya kabiri cy'Abamakabe umutwe wa 12. Ngiye guhera gusa ku murongo wa 43, ariko mvuze ko uwabona umwanya yahera ku murongo wa 39 akagera ku wa 45. Byagenze gute? Mu gihe cya Alexandre le Grand, wari umwami w'abami w'Abagereki, bahatiye bamwe mu muryango w'Imana kurya inyama z'ingurube zari zatuwe ibigirwamana. Barabyanga, abenshi bemera gupfa bati ntidushobora guhemukira Uhoraho, twebwe turya ibyatagatifujwe. Ariko bamwe bagenda bameze nka ya nyama, ariko se koko Uhoraho tugiye kurwanirira, twagwa ku rugamba wenda ugasanga ntashoboye, uwakeza n'imana z'abanyamahanga, utsinze akaba ari we tuyoboka. Mbese ni nko gupinza uti niba Imana iriho nkayirwanirira, ngiye ku rugamba ndaba ntirwa n'itsinda, nihatsindiza ibyo bigirwamana bigatsinda nabyo dufite udushusho twabyo mu mifuka, nabyo biratugoboka birazadukiza. Mbese ni ukubagarira yose. Bagezeyo bapfamo benshi ku rugamba. Mu kubashyingura babasatse babasangana udushusho tw'utugirwamana tw'imana z'abanyamahanga zo mu gihe cya Alexandre le Grand, Alexandre w'ikirangirire. Noneho mwumve uko Uhoraho yabategetse. Ngiye guhera ku murongo wa 43.
umutware wabo yitwaga Yuda Makabe, ntabwo ari Yuda Isikariyoti. Yakoranyije amaturo y'abantu be, yohereza i Yeruzalemu amadarakima, yari amafaranga bakoresha mu Bugereki, yohereza 2,000 agira ngo bature igitambo cy'impongano z'ibyaha. Icyo gikorwa cyiza kandi cya gipfura yaragitunganyije, abitewe n'uko yazirikanaga izuka. Koko rero iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba bagombaga kuzuka, gusabira abapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze, ndetse byari kuba n'ubucucu. Yabikoze kuko yazirikanaga izuka. Ibiramambu ntiyashidikanyaga ko hari ingororano itagira uko isa igenewe abapfiriye mu busabaniramana, abapfiriye muri grâce, mu nema. Ibyo byose kwa kundi ababyeyi bava nko ku murimo, umwana akirukanka ati mama 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 papa, akajya kumuyambira akikubita hasi akaba yakomereka. Uwo mwana nangwa nawe, yego araguye, ariko ntahwanye n'umwana waba wagiye kuzerera yateye umugongo ababyeyi akaguye ngiyo bati yakomeretse, yarigiye kwiba amapera y'abandi. Ni ukuvuga ngo gupfira mu busabaniramana, wari uri mu rugendo mu bumwe n'Imana, ariko uratsikiye. Ubwo turimo kugenda tugana ku kuba umuntu yapfa ariko ari mu busabaniramana, hari utwo atigoroyeho 100%. Uwo ni umurongo wa Makabe. Reka nkomeze mvuge, najya no mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 3. Padi, mbere y'uko ukomeza ako kantu tugashimangire neza, ndaza kugashyira no muri introduction. Ni ukuvuga umwana aguye hasi yaraje guhobera mama we cyangwa papa we agakomereka, atandukanye n'umuntu n'uguye avuye kwiba amapera cyangwa imyembe. Ntago baratandukanye. Nibura wa wundi aguye yasangaga umubyeyi, yaguye yasangaga umubyeyi, yaguye yari mu cyerekezo cy'umubyeyi, yari muri direction, cyo bita conversion, metanoia, guhinduka. Ni ukuva mu nzira mbi ukagana mu nzira y'umubyeyi Imana. Ariko muri iyo nzira ushobora kugira ahaterera ugacika intege, ushobora kugira ahamanuka ugacunjumuka ariko mu mavi akakurya. Ni ikigeranyo, ni comparison, ni ikigeranyo ndimo gukoresha. Nangwa nabyo nibura wagana ku mubyeyi, si nka wundi wateye umubyeyi umugongo. Noneho ngiye kugera n'ahandi hantu, noneho ubu uzabona umwanya azasome no mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 3. Ngiye ariko kureka ibyo bitabo bene data badafite, njye mu byo duhuje, kugira ngo nerekane purgatori iri hehe, kugira ngo nerekane purgatori iri hehe muri Bibiliya. Kuvuga ibyo ugiye kuvuga muri Bibiliya yera birimo, nabo birimo. Ibyo ngiye kuvuga tubisanga no muri Bibiliya yera ya bene data. Yego. Iyo tugeze nko mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 15, dusangamo purgatori. Ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 15. Mwumva ukuntu hameze. Umurimo wa buri wese uzagaragazwa ku munsi w'urubanza, nibwo byose bizasuzumwa n'umuriro. Purifiye, purgatoire, purge, nibwo byose bizasuzumwa n'umuriro, ari uzatangaza agaciro k'umurimo wa buri wese. Uzaba yarubatse muri icyo kibanza kandi umurimo we ugahonoka, azahembwa. Naho nyir'umurimo uzaba wakongotse azabura igihembo, gukira we azakira, ariko azakira nk'uwiyatse umuriro. Ni ukuvuga ngo nk'uko zahabu bayishongesha mu muriro, ni nako upfuye ari mu busabaniramana Imana imunyuzaho nk'inkuyo, mu mbabare nkoresha ikigereranyo nka dushe, kugira ngo imuhanagureho ubwo busembwa, ako kasha, icyo cyasha, kugira ngo ahinguke imbere yatunganye, kuko nta n'umwe wahinguka imbere y'Imana afite n'agatotsi n'akazinga ku mutima na gato, kuko Imana ni nyir'ubutagatifu. Padre, ariko hongiza akabazo gato, nari ntangiye kwisobanurira nkurikije ukuri kubivuga. Ivuga nti muri sanse yo gupirifiya, nkuko zakurirwa mu muriro, impirote zikavamo, nyine hagasigara ibizima. Nyine iyo wongereye temperature, no muri distillation di petrole muri chimie, iyo ufashe petrole brute, nyine uko ugenda uzamura temperature, ibinyantege nke bigenda bisohoka gake gake, ibifite imbaraga nyinshi nibyo biresista kugera kuri temperature ya nyuma yo hejuru maximale.
ubwo ngubwo muri iyo kontekste twavuga ko umuriro nyine baba bari kunyuramo icyo gihe izo roho zinyuramo ari ukugira ngo impirote zibarimo nyine sinzi uko twabivuga mu kinyarwanda nyine zigende zisohoka. Yego, ni ukugira ngo utw'umuntu nkoreshe iterime ya bene data atiyejejeho ariko apfiriye mu busabanyiramana, nyagasani atumusukure kugira ngo amuhinguke imbere atunganye. Erega Imana ni nk'umurezi, ndetse yo ni n'umurezi w'ikirenga. Kubera iki? Muzarebe n'abarezi bakora deliberation bakicara bati uyu mwana hano yagize 46%, ni esheke. Ariko igihembwe cya kabiri yarazamutse agira 55, icya gatatu yagize 60. Nubwo afite sheki ariko ashobora kwimuka, bigaragara ko yagendaga azamuka, ntahwanye n'uwagize 70, icya kabiri akagira 60, icya gatatu akagira 30. Wa undi watangiriye kuri make akagenda azamuka mu burezi, muri pedagoji, uwo nibura hari akantu k'urumuri afite ko kugenda azamuka. N'Imana nayo iyo umuntu apfuye hari ibyerekezo bitatu. Umuntu apfuye ari mu cyaha kiganisha ku rupfu, ubwo aho ngaho twebwe muri Kiliziya Gatolika twemera ko ibyaha byose bitareshya, ariko kandi ndavuga aho biri, ndavuga aho byanditse kugira ngo ntavuga ibiri mu mutwe wanjye gusa. Ibyaha byose ntibireshya. Hari ibyaha biganisha ku rupfu, mbese ni nk'uko haba hari umugozi uhuza A n'umuntu B, ibyo byaha bigakata bigaca wa mugozi. Ibyo ubipfanye, ibyaha biganisha ku rupfu, le péché mortel, uwo ni mu muriro utazima. Nubwo wasenga gute, nubwo wahimbaza misa zingahe umusabira, ntacyo zamara, ahubwo zigirira akamaro abandi. Icyo ni icyerekezo cya mbere cy'umuntu upfuye, ndayerekana aho biri muri Bibiliya mu kanya. Icyerekezo cya kabiri, upfiriye mu busabanyiramana, mu byaha byoroheje bitaganisha ku rupfu, ntabwo aganishwa mu muriro utazima, anyura muri purgatori igihe hari utwo atigoroyeho n'Imana, nyamara ariko atari mu byaha biganisha ku rupfu, agasukurwa kugira ngo azagere ibudapfa mu ijuru. Icyerekezo cya gatatu, upfuye ari mu busabanyiramana kandi yera de atunganye rwose, uwo ako kanya ni mu ijuru atanyuze muri purgatori. Icyitonderwa, ugize amahirwe akanyura muri purgatori yamaramo igihe kingana iki, byanga bikunda bitinde bishyire kera abazashyika mu ijuru. igihe kinini gishoboka padi, igihe kinini gishoboka ushobora kumara muri purgatori ni ikihe? N'igihe gito gishoboka. Aho rero ntawe ukizi, ni nyagasani ukizi wenyine. Ntabwo umuntu avuga ngo iki kiroroheje, iki ni igihe cyinshi. Ngiye no ku mabonekerwa yabereye i Fatima mu 1916 na 17, kuri ba bana batatu harimo witwa Yasenta, Francisco na Lucia. Nka Yasenta wari ufite imyaka hafi 7, yari afite 6, Imana yamweretse mu muriro utazima ko harimo abarimo, ndetse Yezu Kristo amwereka n'abari muri purgatori. Ngiye noneho ntabwo navuga ngo ni igihe runaka kugira ngo ntavangavanga abantu cyane, ngiye kwerekana uburyo ibyaha bitandukanye. Mwazasoma mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 5, umurongo wa 16 gukomeza, umuntu ashaka akagera ku wa 20. Uburyo ibyaha bitangana. Niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha, ariko icyaha kitajyana mu rupfu, namusabire maze Imana imuhe ubugingo. Niba koko icyaha yakoze kitajyana mu rupfu, ukuvuga ngo niba icyaha umuntu yakoze kitajyana mu rupfu, umuntu namusabire. Habaho icyaha kijyana mu rupfu, uwakoze icyo cyaha si we mvuga ko mugomba gusabira. Ubugome bwose ni icyaha, ariko icyaha kibonetse cyose ntikijyana mu rupfu. Hano muzi ko harimo purgatori ubu ngubu. Hano harimo purgatori, bati ziri hehe? Ngiye gusesengura. Niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha ariko kitajyana mu rupfu, namusabire. Hano ni umuvandimwe wapfuye, ntabwo ari uhagaze ukiri muri ubu buzima, kubera ko hari ibyaha bijyana mu rupfu. Tubona abantu bakora ubwicanyi, ubuhabara bugambiriwe,
n'ibindi byaha byibasira inyokomuntu, ibyaha byo gukuramo inda, ibyaha byo gukora za soni, ibyaha by'irondamoko, ni ibyaha bijyana mu rupfu. None se Yezu yatubwira ngo abantu ntitubasabire bagihumeka? Kandi ari byo ahubwo na bene data bavuga ati kanaka yarakijijwe, yavuye mu buraya, yavuye muri ibi, yari mu byaha bijyana mu rupfu, none Yesu yaramukijije. Ahubwo turabogeza butumwa kugira ngo abantu bave mu byaha bijyana mu rupfu bagihagaze. Hano Yohani yavugaga abapfuye. Niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha ariko kitajyana mu rupfu, namusabire. Kitajyana mu rupfu cyoroheje, namusabire, maze Imana imuha ubugingo, imuha ubugingo, imuha ubuzima bw'iteka. Niba koko icyaha yakoze kitajyana mu rupfu, ni itegeko ryo kumusabira. Ni itegeko ngo habaho icyaha kijyana mu rupfu, uwakoze icyo cyaha si we mvuga ko mugomba gusabira. Hano rero hari abavandimwe bitega pe, bakitega. Niba se utasabira ugihumeka uri mu cyaha kigana mu rupfu, iryo gezabutumwa twaba turimo ryaba rimaze iki? Ni ukuvuga ngo abo tubona bari mu byaha bijyana mu rupfu, bari mu bwicanyi, abicanyi, abagira nabi, abasambanyi, duhe ingero, ndabizi bazabibaza muri komantere. Duhe nk'ingero, ibyaha bitatu bijyana mu rupfu n'ibyaha bitatu bitajyana mu rupfu. Hano rero byasaba nanone ikindi kiganiro cyihariye, kuko tujya mu mategeko y'Imana. Urajye usenga Imana imwe gusa kandi azaba ari gukunda gusa. Niba umuntu asenga ibigirwamana, kuraguza, kubandisha, guterekera n'ibindi, ibyo byose bijyana mu rupfu. Urajye utunga biriya byose bijyanye n'amategeko y'Imana. Urajye utunganya umunsi w'Imana, gusiba misa utarwaye, utarwajije, misa y'icyumweru, icyo cyaha kijyana mu rupfu. Ntuzarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Kurahira izina ry'Imana urikinisha, ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, gusenya ingo z'abandi, kugira ngo ibyo byaha biganisha mu rupfu. Ubwo fata amategeko y'Imana, kuyarwanya, kuyarengaho, ibyo byaha bijyana mu rupfu. Kongeraho ya mizi irindwi. Noneho hari imizi irindwi karundura y'ibyaha, karundura y'ibyaha. Ujya ureba no ku minota, kugira iminota itaza kuduciramo ikiganiro tutageze kuri konkiriziyo ya none. Hari nk'imizi y'ibyaha, ibyo bita imizi, ibindi byaha bishamikiraho, nk'ubusambo, ubunebwe, ishyari, ubwirasi, guha umwanya irari ndangagitsina, kuriha umwanya, kuryihingamo no kuryikuzamo, uburakari, ubugugu. Iyo mizi irindwi yose iyo igiye mu bikorwa, ibyaha ikugushijemo biganisha ku rupfu. Ubwo dushobora gufata amategeko y'icumi y'Imana, tukongeraho iyo mizi irindwi y'ibyaha, bibaye 17, ukongeraho n'ibindi noneho byaha bijyana n'amategeko 5 ya Kiliziya: kudahazwa, kudahabwa penetensiya, kudasabira Kiliziya, kudafasha Kiliziya. Ibyo bisaba gucukumbura amategeko y'Imana, amategeko ya Kiliziya, ndetse n'iriya mizi 7 y'ibyaha. Ndakomeje mvuga kuri purgatori, maze kuvuga ngo uyu murongo usesenguye ibyaha byoroheje n'ibyaha biganisha ku rupfu, igihe Uhoraho atwihanangiriza mu ibaruwa ya mbere ya Yohana 5 guhera ku murongo wa 16, ngo abakoze ibyaha biganisha ku rupfu kubasabira ntacyo bimaze. Ntabwo baba bavuga abagihagaze muri ubu buzima, ahubwo Imana ishaka ko abagihagaze muri ubu buzima bari mu byaha biganisha ku rupfu tubasabira, twagira amahirwe bakabivamo, kugira ngo batazabipfana bakagera muri impossibility, mu buryo budashoboka bwo kugira icyo umuntu yabakorera. Ngiye kuri purgatori, umuntu ko uyu murongo bisaba kuwumva. Ngiye ku wundi murongo werekana nanone purgatori nk'uko twabyiyemeje, ni ugucukumbura Bibiliya. Niko bimeze, kuko abantu bayumva uko bishakiye bitari byo. Mu ivanjiri noneho ya Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 31, bagiye kutubwira uburyo ibyaha bibabarirwa muri ubu buzima
na nyuma y'ubu buzima hakaba imbabazi. Uyu murongo vraiment ni impeccable ngo ntusanzwe. ngo ibyaha. Ibyaha birababarirwa Mm. haba muri ubu buzima ndetse no mu buzaza. Ubwo Kandi n'ivanjiri y'Amatayo purigatori ihitizamo aho ngaho. iyo ni purgatori nyine, pirije purifiye, ni ukuvuga ngo Mm. hari isukuriro, hari ugusukurwa na nyuma y'ubu buzima. Ibyo no mu Biri mu barokore no muri ivanjiri. bibiliya inshuti zacu z'abarokore birimo. Bene data barayifite cyane. Ivanjiri ya Matayo baranayikunda cyane. Matayo 12 umurongo wa 31, ngo nicyo gituma mbabwira nti icyaha cyose n'ubutukamana bwose bizababarirwa, ariko gutuka Roho Mutagatifu ntibizababarirwa. Kandi nihagira uvuga umwana w'umuntu nabi azagirirwa imbabazi, ariko navuga nabi Roho Mutagatifu ntazagirirwa imbabazi, ari muri iki gihe ari no mu kizaza. Mm. Hano nsomye nta komantere n'imwe nkoze. Mm. Ni ukuvuga ngo ibyaha byose birababarirwa uretse kimwe, gutuka Roho Mutagatifu bikababarirwa hehe? Haba muri iki gihe, haba no mu kizaza. Mu kizaza ntabwo ari fitiri, haba muri ubu buzima, ugiye mu kigereki, muri biriya ikigereki, niho ubibona ko haba muri ubu buzima ndetse no mu buzaza kereka gutuka Roho Mutagatifu. Ahubwo aho hakaza ikibazo kiti gutuka Roho Mutagatifu ni iki? Ni nko kumubwira ati Roho Mutagatifu uri ikigoryi cyangwa uri igiki, ni ibyo ngibyo. Wagira ngo Roho Mutagatifu wo kagira gute cyangwa ngo uri idage. Hari terime yateye nk'ubututse Roho Mutagatifu ngo ni idage. Waba umututse. Oya, ntabwo ari ukugenda ngo wisararanga utuka umwuka wera ukanareba, ahubwo gutuka Roho Mutagatifu ni ibintu bitatu. Iyo iyi vanjiri ya Matayo 12 usomye agace kabanza, ubona ko bari bamaze gutuka Yezu, bamaze kwirukana amashitani, ngo ububasha bwa Belizebuli mutware w'amashitani ngo niwe yirukanisha ubushitani butoya. Bivuge ngo gutuka Roho Mutagatifu ni ugufata ububasha bw'Imana ukabwita ubwa sekibi. Urugero tujya tubona nk'ibitangaza bikorwa muri Ukarisitiya, mu ruhango, hirya no hino muri Kiliziya, i Kibeho, mu masengesho tugera gusabira abarwayi, umuntu akaza akiyandagaza dutambagira isakaramentu ngo biriya ni ibigirwamana. Ugafata ububasha bw'Imana ukabwitirira sekibi. Icyo ni icyaha cya mbere cyitwa gutuka Roho Mutagatifu. Icya kabiri, gufata ububasha bwa sekibi ukabwita ubw'Imana, ukabwitirira Imana. Urugero, umuntu avuga ati yewe uzi ko Imana yamfashije nica uriya muntu, Imana yamfashije ndamuroga, nta n'uwarabutswe nta n'uwanketse rwose. Iyo Mana yagufashije ni iyihe? Ubwo n'igisambo kigiye kwiba kikiyambaza Imana kiba kiri gutuka. Ibyo ni ugutuka Roho Mutagatifu. Ni ugutuka Roho Mutagatifu. Cyangwa wajya gusambana ukavuga uti mbabarire ntibantere inda, Mana mbabarire ntibantere inda. Ibyo ni ugutuka Roho Mutagatifu. Gufata iby'Imana ukabiha sekibi, cyangwa gufata ibya sekibi ukabyitirira Imana. Icya gatatu, gutuka Roho Mutagatifu ni kwinangira burundu umuntu ntahinduke, akazapfa yarabaye rutarara ku by'ijuru, yarabiretse yarabihakanye. Nabyo ni ugutuka Roho Mutagatifu. Ariko ibyo byose mvuze bitatu byitwa ko bibaye gutuka Roho Mutagatifu igihe umuntu abipfanye atarigeze ahinduka na rimwe. Naho wavuga ati biriya ni ibya sekibi, ejo akihana agahinduka. Wavuga ati biriya by'Imana, biriya bya sekibi byari iby'Imana, ariko none nisubiyeho, uwo arababarirwa. Tuzirikane ko tukiri mu gihe cy'imbabazi. Turakomeje. Mwari muzi ko na Yobu yaturiraga abe ibitambo? Mvuye mu Isezerano Rishya ngiye noneho no mu bya kera kugira ngo twumve. Yobu umutwe wa mbere umurongo wa 5, ngo iyo bamaraga guhetura ingo zabo zose, Yobu yabatumiriraga kubasukura, purigatoire, yabatumiriraga kubasukura, maze akazinduka mu gitondo agaturira buri wese igitambo gitwikwa. Koko rero Yobu yaribwiraga ati wenda hari abahungu banjye baba baracumuye, maze bakavuma Uhoraho mu mutima wabo. Nguko uko Yobu yabigenzaga buri gihe. Hano bari bakiri bazima. Niba se Yobu yarasabiraga abe akabaturira ibitambo by'amatungo bagihumeka, ni gute utasabira abawe bapfuye? Kandi twumvise ko hari ibyaha bibabarirwa haba muri ubu buzima ndetse no mu buzaza. Turakomeje. Hari noneho niyo dusomye
ivanjiri no tujye nubwo twajya mu ibaruwa yandikiwe ah, abanyafilipi, umutwe wa kabiri, abanyafilipi umutwe wa kabiri umurongo wa gatanu kugera ku wa cumi n'umwe. Mm. mwumva ukuntu haryoshye cyane, noneho ahubwo ari itegeko, aho amavi yose azapfukamira Yezu mu ijuru bagapfukama, ku isi bagapfukama, n'ikuzimu muri purugatori. Ngiye kubisoma. Mm. Ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye abanyafilipi umutwe wa kabiri umurongo wa gatanu kugera ku wa cumi n'umwe. Mm. Hatangira hagira hati, nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Yezu Kristo ubwe. Nubwo we yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yinduye ubusabusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Icyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, ngo kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, mwakagira Imana, upfa kuvuga izina rya Yezu, nibaryumva bose bamupfukamire, bose bahe n'abahehe, mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, biheshe Imana se ikuzo. Iyo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ni ukuvuga ngo abapfuye tubavugiraho izina rya Yezu mu gitambo cy'Ukarisitiya, ryo bose bakesha umukiro. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 4. Nta rindi zina abantu bahawe ngo barikirizwe uretse izina rya Yezu. Nta kindi cyadushimisha uretse abo bavandimwe bapfuye kubavugiraho izina rya Yezu, kandi aho rivugwa rikagira agaciro rudasumbwa ni mu gitambo cy'Ukarisitiya, ngo kugira ngo nurivuga mu ijuru bapfukame bashengerere imbonankubone abatagatifu, ku isi natwe abakiri mu rugendo duce bugufi imbere ya Yezu Kristo, n'ikuzimu ni ukuvuga muri purugatori, ahantu hatatu horahavuga. Ubu se mvuze n'uyu murongo, noneho ahubwo ari n'icyaha kudasabira abapfuye, ahubwo ni no kubahemukira. Uwo murongo ngiye kugira ngo bene data batajya babasabira, ubwo bakoze ibyaha, ubwo ni ibyaha byinshi. Yezu aravuga ati, dawe bababarire, ntabwo bazi icyo bakora. Tuzi nawe tutakambira ku musaraba ntiyabivuze, aravuga ati, dawe bababarire. Ngiye gusoma aho ari itegeko. Yaba abazakora iki kiganiro bose bazasoma mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye abanyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 8 kugera ku wa 10. Uyu nawufashe mu mutwe. Abanyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 8 kugera ku wa 10, handitse gutya: niba turiho tubereyeho Nyagasani. Kuba niba tukiri muri ubu buzima tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani, twabaho twapfa turi abanyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Niwe ugenga abapfuye n'abazima. Wowe rero niki gituma ucira umuvandimwe wawe urubanza? Cyangwa niki gituma usuzugura umuvandimwe wawe ko twese tuzashyikirizwa urukiko rw'Imana? Mu yandi magambo, urinde wo kuvuga ngo yarapfuye ngo ntakiri uwa Kristo sinamusabira, uramukura mu biganza bya Kristo waramuremye. Kuko iri somo riravuga ngo niba turiho turi abanyagasani, niba dupfuye turi abanyagasani. Ahubwo buriya gusabira abapfuye ni no kwamamaza ko Imana yatsinze, ifite ububasha ku bazima, ifite ububasha ku bapfuye. Ntabwo Imana twayikatiye imbibi ngo dushyireho uruzitiro, bariyeri, ngo hano rero Mana nubwo waremye ushoboye kugera hariya ku bazima, ariko hariya abapfuye nta jambo. Mu gihe cy'umunyagitugu ntoza Staline ndetse n'uwitwa Mussolini, baravuze ngo ngewe mfata umuntu akiri muzima nkamutegeka, nkamukoresha icyo nshaka, yapfa akaba aribwo muha papa akayobora abapfuye. Kuvuga ngo byari igitugu icyo gihe, aho bavuga ngo niba ari apfuye nibwo muha papa akamusabira. Nubwo byari igitugu, ariko bari bavugishije ukuri, no kuvuga ngo nibura
aho abaganga bavuga bati birarangiye, byarangiye, nta kindi twakora, nimujyane. Kiliziya yo iravuga iti ntabwo byarangiye, kuko Wow. Imana twemera ifite ijambo ku bazima, ifite ijambo ku bapfuye, kandi ifite n'ijambo ku batagatifu. Aho rero harakomeye cyane. Iri somo rirakomeye. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Koko nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Wowe urinde, uri iki, wiyumva ute ushaka kwima Imana, kwima Yezu abapfuye, ukavuga ngo hano urabagenera irimbi se gusa? Kandi iri somo rikubwira ngo n'abapfuye ni abanyagasani. None se twe kuvuga ngo n'abawe nyagasani bakire. Ibi kandi harimo bene data babyemera, duhurira ku nzibutso hirya no hino mu gihe cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, tugahurira aho ngaho tugasabira izo nzirakarengane, tugasabira n'abagize uruhare mu kubambura ubuzima, kuko tuzi ko twemera izuka. Ibyo tubikora kuko twemera izuka. Naho tutaryemera, gusabira abapfuye byaba ari no kuyoba. Turagira ngo rero twanzure, kubera ko umuntu yavuga imirongo myinshi yerekana urukundo rw'Imana. Muri make, purugatori ni agahe k'impuhwe z'Imana, ni urukundo rw'Imana. Munyemerere nsozereze kuri iyi baruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15. Ndahera ku murongo wa 12, ariko ndibanda ku murongo wa 29. Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Pawulo intumwa, umutwe wa 15, mpere ku murongo wa 12, ariko nibande ku wa 29. Ni ahantu havuga iby'izuka ry'abapfuye. Ubwo hamamazwa ko Kristo yazutse mu bapfuye, bishoboka bite ko bamwe muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka? Niba abapfuye batazazuka, Kristo nawe ubwo ntiyazutse. Niba kandi Kristo atarazutse, ibyo twigisha nta shingiro, n'ukwemera kwanyu bikaba ndetse twaba ibinyoma b'Imana, kuko twemeje ko yazuye Kristo kandi itaramuzuye, niba ari byo koko abapfuye batazazuka. Koko niba abapfuye batazazuka, na Kristo ubwo ntiyazutse. Niba kandi Kristo atarazutse, ukwemera kwanyu ni amanjwe, mukaba mukiri mu byaha byanyu. Bityo rero n'abapfuye bizeye Kristo barayoyotse. Niba kwizera Kristo kwacu guhagarare kuri ubu bugingo gusa, twaba dukwiye kubabarirwa bitambukije abandi bose. Kuvuga ngo dusabira abapfuye kuko twemera izuka, kuko tuzi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi dukesha Kristo. Dukomeze ku murongo wa 20. Oya, kandi Kristo yazutse kuko mu bapfuye, abo muzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe, ari we Kristo. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo, abazemera Kristo. Nyamara buri wese mu rwego rwe. Ngiye ku murongo wa 29. Bitabaye ibyo, ababatirizwa abapfuye baba bashaka kugera ku ki? Niba koko abapfuye batazazuka, ni iki gituma bababatirizwa? Natwe ubwacu kuki twahora twishyira mu makuba? Buri munsi ruhora rungera amajanja, simbeshye. Bavandimwe, mwekuzo ryanjye muri Kristo Yezu umwami wacu. Mu binyejana bya mbere bya Kiliziya, ibaruwa ya mbere yanditswe na Pawulo, harimo abemeraga kubatirizwa abapfuye. Mutekereze, kubatirizwa umuntu wapfuye. Ubwo ni nk'uko umuntu data yarapfuye, kwa kundi witangira undi yenda hari nk'urugingo rwangiritse kwa muganga, ukavuga utereka inkingi akaba yamuha urugingo. Ngiye kumuha impyiko. Ni ukubera ko abo bari bafite ukwemera guhambaye mu gihe cya Pawulo, kandi natwe hari benshi bafite uko kwemera. Vuga ati twapfa twaba bazima turi aba Kristo. Twabisomye mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 14. Kuvuga ngo turi bazima turi aba Kristo, twapfuye turi aba Kristo. Mbese Kristo nta mbibi afite kuri muntu, nta mbibi afite. Buriya Kiliziya, muntu kuva agisamwa Kristo burya amugeraho. Mwibuke
Bikira Mariya agisama ajya gusura Elizabeth mutagatifu, abana bombi baraganiye. Yohani Batisita wari mu nda ya Elizabeth ngo yuzura ibyishimo, yuzura ari mutagatifu, ndetse na Elizabeth aravuga ati numvise ko undi ari muzima. Bityo na kiliziya iha umugisha ababyeyi batwite. Ni ukuvuga ngo kiliziya umuntu agisama yamuha umugisha, yavuka ikamubatiza, ndetse ntabwo kiliziya imeze nk'umubyeyi gito ngo ibatize gusa umuntu imuterere yicwe n'inzara, imuha mu mbabarire ijambo ngiye gukoresha nk'ibimutunga ni nk'ibere ry'Imana, imuha ukarisitiya ntagatifu kugira ngo azakure imutunisha ijambo ry'Imana, ukarisitiya ntagatifu, isengesho ry'ababyeyi. Bityo niba arya neza, yavutse neza ku bw'abatisimu, arya neza ku bw'isengesho, bw'ijambo ry'Imana, ku bw'ukarisitiya, agomba gukura mu gukomezwa. Iyo sakaramentu ryo gukomezwa, isakaramentu ry'umuntu ukuze, watuma wabyara muri batisimu, wahagararira abandi, wajya muri komite, wayobora abandi. Ariko kameme turi abantu, hari igihe ashobora kugira gutya akarwara nka malariya kakamukubita hasi ku mubiri, kiliziya ihita ihagera kubw'isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi. Hari igihe n'akarwara ka roho, ibyaha, intege nke, igihe wenda polisi cyangwa abagenzacyaha bahagera, kiliziya nayo ihageza penetensiya. Iyo ni teoloji ya Mutagatifu Thomas wa Aquin. Ariko nanone kiliziya irera abarunguka. Kiliziya ntabwo ari incike, ntishaje. Niyo mpamvu igira abashyingirwa, mariage, ikagira abahabwa ubusaserdoti. Ayo masakaramento yombi abiri, gushyingirwa n'ubusaserdoti, amasakaramentu ajyanye n'uburumbuke no kwera imbuto muri kiliziya. Ubwo mvuze muri make amasakaramentu 7. Urabura umusaza mu zabukuru, kiliziya irakugeraho ku bw'isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi. Ube washajishijwe n'uburwayi, kiliziya ikugeraho ku gusigwa kw'abarwayi. Ube washajishijwe n'icyaha, kiliziya ikugeraho ku bwa penetensiya. Ube waguye umudari ufite inzara, kiliziya ikugeraho ku bw'ijambo ry'Imana n'ukarisitiya. Mbese nanjye kuvuga nti mu mvuga ya kijene ngo tugoswe n'Imana ariko ku buryo bwiza. Kuva twasamwa ntabwo navuga ngo kugira dupfuye, kuko twabisomye mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma ko twapfa turi abakristo. Niyo mpamvu twe dusabira abapfuye. Kugeza ubwo hari n'abemeraga kubabatirizwa. Kubabatirizwa hariya batisimu mu binyejana bya mbere, uwabatizwaga akuze, hari n'igihe yakoraga nk'icyate akajya guhinga, ndagira ngo mpingire uriya mukene, ngiriye uwanjye wapfuye, mpongerere ibyaha bye niba yarapfiriye mu busabane n'Imana. None se ndabihimbye? Si ibaruwa ya mbere twasomye yandikiwe Abanyakorinto n'utwa 15 umurongo wa 29. Dufata umwanzuro rero, hapfa uyu mubiri, niwe upfa, roho ntipfa. Nta n'umwe wavuga ngo ngiye gushyingura ubupapa bwa papa, ngiye gushyingura ubumama bwa mama, ngiye gushyingura, mbese muri make hapfuye umubiri ariko isano dufitanye ntipfa. Umubyeyi wawe, umubyeyi wanjye niba yarapfuye, isano iduhuza ntiyapfuye. Niba ngewe umunyantege nke, isano impuza na papa itarapfuye, ni gute isano ihuza uwabatijwe n'Imana yapfa niba apfiriye mu busabane n'Imana? Nanjye umunyantege nke, ibyanjye ntibipfa niba hari mushiki wanjye wigeze kwitaba Imana. Ndavuga nti twari abavandimwe aba nabo, iyo sano ntiyapfuye, hapfuye umubiri. Ni gute none mu mutima w'Imana yapfa buheriheri bikarangira? Ikindi rero ni uko tubavugira izina rya Yesu mu gitambo cy'ukarisitiya kugira ngo niba bari mu ijuru bamupfukamire. Twabisomye mu ibaruwa yandikiwe Abanyafilipi, bamushengerere nk'abatagatifu. Niba bakiri muri purugatori, ikuzimu, nabo bamupfukamire, iryo zina baryunamire ribakize. Noneho natwe abakiri mu rugendo byatuvugirwaho tugakira. Niyo mpamvu papa ahora avuga ati munsabire, nanjye nkasoza avuga nti munsabire. Niyo mpamvu turaza gusoza n'isengesho tuti dusabirane, kubera ko twaba turi mu rugendo turi abakristo, twaba twapfuye turi abakristo. Umwanzuro rero navuga imirongo myinshi cyane, ariko tugomba no kugira wenda ikiganiro kitarambuye cyane kuko tuzakomeza. Ngiye kuvuga indunduro ebyiri. Indunduro y'urukundo, indunduro y'urukundo, agasongero k'urukundo ni gupfira uwo ukunda, kabone n'ubwo yaba atabizi, ukamupfira nubwo yaba atabizi, wenda atanagukunda. Biri mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 15 ngo
njye sinkibita abagaragu ahubwo mbese inshuti, ntawagira urukundo ruruta urw'utanga amagara ye kubera abakunda. Indunduro y'urukundo, umuntu ashobora tujya twumva abasore ngo ndagukunda sheri nagupfira. Ushobora kumfira koko. Hari n'ababyeyi bagiye bapfira abana babo, ariko kumfira ntibinkuraho icyaha nakoze. Kuvuga ngo indunduro y'urukundo ni ugupfira uwo ukunda, kandi wamupfira bikamusonera bikamukuriraho ibyaha yari yarakoze. Ibyo ni Kristo wenyine wabishoboye. Tuzi n'abantu b'intwari bagiye bitangira abandi babatabara. Mu mafilimi tujya tubibona, akemera kwinaga nko mu mazi mu muriro, akararuza abantu akabakuramo akabakiza, ariko niba barakoze ibyaha barabigumana. Nubwo yabitangira ni Kristo wenyine wageze ku ndunduro y'urukundo rwo gupfira abakunda, wenda batanamukunda, kandi yabapfira akabasonera akabakura ku ngo y'icyaha. Iyo ni indunduro ya mbere. Indunduro y'ububasha rero niyo ya kabiri. Indunduro y'ububasha, agasongero k'ububasha, ni ukwizura mu bapfuye kandi ugaha n'abawe kugira uruhare kuri rya zuka. Kuko ntabwo indunduro y'ububasha ari ukubakiriza ibiremereye, nubwo wabibatuzamo ariko ntiwazabazura. Nta wundi wageze ku ndunduro y'urukundo, ni Kristo wadupfiriye kandi akaduha kugira uruhare ku mutsindo we. Indunduro y'ububasha ni Kristo wenyine wayigezeho, we wizuye mu bapfu. Umuntu ushobora byose uvuga ati ndi igihangange, atsinze urupfu rwe akagarukira aho ntiyaba ari igihangange. Arutsinze akizura mu bapfuye akagaruka mu buzima, ntabwo twamusenga, ariko ageze aho aha n'abandi kugira uruhare nabo bakajya bazura, twamusenga Kristo tukamureka. Ni Kristo wenyine wabishoboye, niwe wageze kuri izo ndunduro y'urukundo no ku ndunduro y'ububasha. Uwo tumwemere, tumuture abacu, twishyire umupaka mu gusabira abapfuye, ahubwo n'abatagira ababasabira. Abo ngabo buri gihe mu misa dufite amasengesho abiri mu gitambo cy'Ukarisitiya, ngo wibuke n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe. Amasengesho abiri dusabiramo abitabye Imana, abazwi n'abatazwi, abataremereye muri Kiliziya Gatolika n'abayemereyemo, kubera ko impuhwe z'Imana ntizigira umupaka. Ndumva nasorezereza aho. Murakoze. Nyagasani Yezu abane namwe kandi abahe umugisha. Ineza ya Nyagasani duhoreho, ariko kandi amizero yacu ahore amushingiyeho ubu n'iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.